Oye, alright, reka nguhe ikaze cyane wowe ukunda ibiganiro ndetse na filimi zinyura ku Kirezi TV. My name is Robert. Nongere nguhe ikaze cyane. Nkubwire wowe dukurikiye wibereye Nairobi, Kenya, wibereye muri Uganda, Mozambique, USA, hose kabisa tuba tugaragara. Wowe icyo ukora, go in the search for YouTube and then usearching Kirezi TV. Utangire ubone ibiganiro byacu kandi bitandukanye, ubone na filimi nziza ziba zirimo abantu nyine bibona bafite talent, harimo na bamwana gasikiro wabiciye bigacika. Hanyuma tayari kano kanya tugiye kuganira n'umusore umugabo hano, tuganira ikiganiro kabisa. Ntekereza ko muri buze gushira amatsiko ku buzima bwe, atubwire se bimeze bite ubuzima bwe muri rusange. Ntangire mwakire kuri kamera z'Ikirezi TV, tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Mumeze mute se? Tumeze neza nta kibazo. Ibintu biragenda nta kibazo kabisa. Wambaye neza. Urakoze cyane. Nambaye made in Rwanda. Iyo ni made in Rwanda. Ni made in Rwanda. Ku mutwe ndi kubona ariko uhagaze amafaranga wa musore we. Ubwo ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga amafaranga uhagaze ni menshi cyane. Ayo mafaranga ntago urebye ari menshi cyane. Ko wambaye ishati nk'iyi made in Rwanda, iyi ya made in Rwanda igura 15,000. Yego. Gashyiraho ipantaro wenda ntiyarenze 10,000. Inkweto ni 30,000. Okay. Urumva ko ibihumbi bigera muri 60-70. Oh yeah, amafaranga 70 nivyo uhagaze. Telefone gutashyizemo. Telefone nayo ntago irenze cyane. Yo ntago ihagaze 100,000 gutyo. Okay. Oh yeah, tugwaye ikaze cyane rero. Murakoze cyane. Hanyuma abantu benshi impamvu nagutumiye uri umwe mu bantu iburasirazuba niho ndi kano kanya ukunzwe impamvu nagutumiye nkivuza ko tujyana ikiganiro nk'umunyamakuru, ndetse n'uyu mugabo muri kubona ni umunyamakuru ataranabivuga. Ubundi ubunyamakuru wahutangiye? Navuga ko ubunyamakuru ni ikintu nakundaga cyane kuva nkiri umwana, kuva nkifite imyaka igera muri 10 kuzamuka. Nakundaga ubunyamakuru cyane, nakunda kumva amaradiyo mu Rwanda ntumvaga. Kandi n'uyu munsi nta maradiyo numva n'ubwo ndi umunyamakuru. Ku byo rero nabikundaga, aho nize primaire, aho nize secondaire, nazamutse mvuga amakuru, nyabwira abanyeshuri. Hanavuga ati uyu muntu utubwira amakuru, ariko ibyo byose aranabikunda azava umunyamakuru. Ni wacu muri quartier nabo nababwiraga amakuru. Narabikundaga rero. Narabikundaga, ngize amahirwe mpuze kwa kuno umuntu ukora avuga ngo nzaba iki n'iki, ngize amahirwe mbona irankurikiye mbara umunyamakuru bitewe nuko nabikundaga. Hanyuma ijwi ryawe ngiye ryatumye numva nagutumira uri buze kwivuga turi gusoza ikiganiro. Hanyuma abantu baraza kutwumvira uburyo uvuga amakuru, wenda urajya udukubite agace gato yuri muri studio, biba byifashe bite? Amakuru urayavuga gute agace gatoya ukadukubite wenda ku ngingo runaka? Yego. Birumvikana murantunguye, ariko nta munyamakuru utungurwa n'ubundi. Amakuru aba ariho ari ikintu gisanzweho, ngo mwumva amakuru make nshobora kubabwiraho. Yego. Hanyuma kugira ngo ayo matsiko wenda mufite nyamare n'ubwo muntunguye. Okay. Hanyuma ubwo nta kibazo ndatangira amakuru yanjye. Okay, watangira nta kibazo. Reka tubasuhuze tubifuriza kugumya kunogerwa n'ibiganiro na gahunda zitandukanye Radio Izuba na Izuba TV bakomeje kubagezaho. Nitwa Abdul Nyirimana, nkaba ngiye kubagezaho amakuru agezwe akomeje kuvuga muri aya masaha. Umuntu mwishwe na coronavirus mu Rwanda, abagera ku 200 bamaze gukingirwa mu Rwanda. Turaza kwagera ko bamwe mu bahinzi bo mu murenge wa Rwimbogo ni mu karere ka Gatsibo barataka kutagira isoko rya kijyambere ry'umusaruro wabo. Turaza no kwerekeza amakuru akomeje kuvugwa hanze y'u Rwanda. Turaza kwerekeza muri Cote d'Ivoire mu gihe byavuye mu matora y'abadepite bitarasohoka. Amashyaka birakomeye muri iki gihugu yatangaje ko yegukanye intsinzi. Turaza no kwagera ko muri Guinea Equatoriale abantu basaga 20 bahitanywe n'iturika ry'ubiko bw'ibisasu. Na makuru agezwe akomeje kuvugwa, ndetse turaza no kwerekeza amakuru agezwe akomeje kuvugwa mu mikino. Ngayo nguko no kubihagaze. Okay, wow. Wow, urumva ko n'umuhanga mu kuvuga amakuru. Hanyuma muri na showbiz hari amakuru nari mfite yuko uri umwe mu bantu ufasha abantu bashaka gukina filimi, araba bashaka kugira mu mpano runaka ngugiramo uruhare. Byo ubikora gute? Umuntu ufite iyo mpano rero ubundi ngengere ntuze yuko kuba narabaye umunyamakuru, abafite iyo mpano n'umuntu unganye ashaka kuba umunyamakuru cyakambwira ko afite impano yo kuba yakina filime, ngiye nshobora kumuhuza n'abantu babirimo, mbavugana n'abantu benshi bakina amafilime mu Rwanda, abanyamakuru n'abandi bantu bose, nkamuvuganira ku buryo umuntu afite iyo mpano ikumvikana yagera kure
ntabyo kuvuga ngo ngende muri ba bantu banga impano z'abantu ku buryo umuntu ntamutekerezaho ngo muvuganire azamuke. Hanyuma urakoze cyane, uri umwe mu bantu nyine basapotinga talent kandi zikagera kure nyinshi, ingero muzagenda muzibona vuba cyane. Niyo mpamvu naje hano kuri iyi TV kugira ngo njye mbana namwe buri munsi, bagezeho amakuru, bagezeho n'aba bantu bafite ubwenge runaka. Hanyuma ijwi ryawe nkimara kuryumva n'abantu ndetse bubwira amakuru bakurikira amaradiyo yanyu n'amateleviziyo mukorera, bambwiye ko uvuga nka Mwanafunzi. Ugiye maze kubibona mbona mwenda no gusa, nta sano mufitanye. Mwanafunzi rero ubona twenda gusa se buriya? Nabonye mwenda gusa. Ntago dusa cyane. Mwanafunzi akunda kwambara amarinete kandi yewe amarinete ntago yambera. Iyo nyambaye baravuga ngo ndasa nk'igikeri. Ntago urumva bahita bavuga ngo ufite ibyiso binini wagize ntago amarinete ambera cyane. Cyaba kamera batufite amaso nk'ay'imyaruvu, abaye amaso manini cyane iyo wambaye rinete zihita zibigaragaza. Barambwira nyine ngo ibya n'ibara ritabera imwe. Ngo rinete nabaye nanze kuzambara arabo zibera, ariko ubwo sinzi aho mwabikuye ko. Hanyuma nk'umuntu abantu bavuze ati mufite ijwi rimwe, uradufasha wenda ukore niba hari ukuntu avuga amakuru, hari n'ukuntu avuga muri buriya buryo bw'ivyegeranyo. Dufashe byibura nk'amasegonda 40 ukore wenda ku giti cy'igiti, ubikoreho mu buryo bwawe twumve niba iryo jwi byenda guhura. Ariko wenda no kugira ntago ubundi umunyamakuru aba afite uburyo yakora ijwi rye. Ariko igiye kora abanyamakuru, hari ingero nyinshi z'abanyamakuru ushaka kuvuga uti umunyamakuru uyu yavuga na runaka, kubera ko wenda hari icyo bahuriyeho n'iki. Wenda ijwi ryanjye iyo ndi kuri radio ni ijwi rifite base iremereye cyane. Wenda n'abantu kuri iyi mikoro bashaka kubyumva ko rifite base, uburyo wenda mbijyanisha mu gihe umwe na Mwanafunzi cyangwa n'abandi bantu benshi bye nakuze nzi kwigana cyane amajwi y'abantu, ku buryo bishobora kujyana. Ariko nagiye mu itangazamakuru kuko mfite ikizwi kiremereye cyane, kandi Mwanafunzi we ijwi rye ntago rijya gusa nk'iremera cyane, icyo kiremereye cyane. Ubwo rero cyageze kuri base abantu niyo mpamvu bumva bavuga ngo wenda tujya kuvuga kimwe turi muri iyo jana, ariko ntabwo navuga ko bihura cyane. Kuko wenda usibye kuba nkora amakuru mu Kinyarwanda n'ibyegeranyo, hari igihe mbikora iyo nabonye umwanya, ariko si cyane. Dufashe mu byegeranyo byo ukora uvugemo twumve. Wenda nagerageza uburyo avuga ko nzi kwigana abantu benshi, ariko Mwanafunzi kubera ko dufite amabaze amwe, ushobora kuba namwigana. Twagiye nta kibazo. Reka mwigane. Turabashimiye ko murimo kumva Radio Rwanda. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Uyu munsi reka tuvuge ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga muri iyi si. Ikoranabuhanga abantu bakoresha ritandukanye, rifite ingaruka ndetse rikagira n'ibyiza abantu bashobora kuryiratana. Uyu munsi tugiye kuvuga ku marobo. Amarobo abantu benshi babona muri iyi si atandukanye ndetse n'agendereye u Rwanda, harimo n'ibyitwa Sofia. Aya marobo yose afite icyo asobanura. Kuba amarobo akoreshwa ibikorwa bitandukanye, akaba ashobora guterura ibintu biremereye ndetse bamwe bakayakoresha mu nganda kugira ngo agire icyo abafasha, nuko afite akamaro nyine, yarakozwe. Tugiye kuvuga ku isi yuzuye ikoranabuhanga ry'amarobo, ndetse abantu benshi batangiye kuvuga ko aya marobo ashobora kuzasimbura muntu. Abantu benshi bibaza niba aya marobo azasimbura muntu cyangwa se akazikorera isi yayo. Bihagaze biti by'aya marobo. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye. Ngaye nguko uziko we bavuga kimwe, we nukuri bakunzi b'Ikirezi TV, nukuri ngewe mpise nemera. Cyagenze gute kugira ngo wisange mwenda kuvuga kimwe? Nta birenze nuko hari umuntu afite ijwi ry'umuntu. Ushobora gusanga abantu benshi bafite impano zo kwigana abantu, bitewe nuko ushobora gusanga to y'ijwi ushobora kuba ufite bihura n'iyo muntu. Bura rero kuba umuntu afite base, ukuva nyine niyo Mwanafunzi wenda avugiramo, ushobora kumwigana n'abandi benshi nabonye mwigana, n'abandi bigana abandi bantu benshi batandukanye. Ushobora gusanga nkawe MC Robert ari umuntu wakwigana bigahura. Kimwe nuko nanjye ari wanyigana ijwi ryanjye risanzwe rindi kuvuga bigahura. Yes, ngaye nguko bamaze kuhyumva, mwita Abdul Nyirimana, umunyamakuru wa Izuba TV ndetse na radio. Kabisa Abdul, navuze ku bintu byo gushaka tubikuye po gato. Ubibona gute muri iyi minsi abasore kuki batari gushaka abakoresha? Buriya abasore impamvu batari gushaka ntago najya vuga ngo ndajya kora mu buryo bwimbitse impamvu bitera, ariko nkatwe nk'abanyamakuru duhora mu makuru buri munsi, bigenda biba turabibona. Ingo z'iki gihe wenda ndashingira ku muryango mugari w'Abanyarwanda,
ni nacyo nk'umunyamakuru mpora nsaba minisiteri zibishinzwe, ntabwo umuryango mugari w'abanyarwanda ukimeze nk'umuryango twari tuzi kera, kuko twakuze abakecuru batubwira bati kera umukobwa yabaga ameze atya, yararambagizwaga, umusore yabaga ameze atya, ariko muri gihe si yo shusho turi kubona. Muri minsi urajya kumva ngo umugore yishe umugabo, ukumva ngo n'umugabo yishe umugore, akibaza uyu ni umuryango mugari w'abanyarwanda twari tuzi, bikakuyobera, ukumva ngo umuntu kubera ko wamuciye inyuma mubana yagerageje gufata icyemezo cyo kwiyahura cyangwa arahukana. Uciye mu ijambo nibyo bituma abasore benshi bashobora kubitekerezaho, bashobora kubitekerezaho ikaba impamvu kuvuga ati aho kugira ngo njye mu rugo rimwe na rimwe nzanashaka umukobwa azandya ibyanjye, umwe ngo ageze mu rugo twarasezeranye, agiye kunshi inyuma, agiye gutuma amafaranga mfite ayajyana ahandi n'iki, bikaba byanajyaho. Indi impamvu ni nyinshi. Indi mpamvu navuga wenda n'ijyanye n'ubushobozi. Abasore muri gihe aravuga ati njyewe nta mpamvu, nta uko mbayeho, nta kuntu biri, ngomba kubanza kwihaza, kandi se kwihaza ni ryari? Abantu bashinze ngo bakubwira ko nta gihe umuntu azihaza, ariko aravuga ati ayo mafaranga mfite ni iki, reka niryohereze bisanzwe, n'ubundi si ni ngiyi. Ugasanga gushaka ntago ashobora kuba yabikora. Ni impamvu ni nyinshi rero. Yes, ngaye guko wabyumvishe, akenshi kutagira ingo kw'abasore muri iyi minsi biterwa n'amakimbirane abari mu miryango. Abigarutseho cyane nk'umunyamakuru w'inararibonye, ndetse ukora ikiganiro amakuru mu biganiro ku Izuba TV, yaho mubona muri benshi cyane, arumva bafite experience akanabigarukaho cyane. So mbere ko nsoza rero kino kiganiro, wenda reka tujyana akaganiro gatoya. Niki ubona cyakorwa kugira ngo byibura amakimbirane yo mu ngo agabanuke? Ikintu wenda cyakorwa kugira ngo amakimbirane yo mu ngo aharagabanuke, ujya ubona imiryango iraterana. Ikintu kidutungura nk'abanyamakuru no kujya kumva ngo umuyobozi yavuze ngo amakimbirane abantu bari bafitanye kandi dusanzwe tuyazi, icyo dusaba abanyarwanda ngo ni ugukomeza kwitwararika no kwirinda amakimbirane. Iki ni ikintu gisa naho abayobozi bafite bagize formule, ariko ntabwo ariko byagagomba. Uyu munsi umuryango mugari w'abanyarwanda byaranoroshye, ubu abanyarwanda bari mu masibo. Ntabwo nambwira ngo umukuru w'umudugudu ingo zituranye ari zingahe zose arazizi, azibamo, ntabwo azi uko abantu babanye. Uyu munsi abagabo bamwe barataha banyweye, turi no kwirinda icyorezo cya coronavirus, abantu bagomba no kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo, ariko kumva ngo umuntu yagiye kunywa, umuntu yagiye kunywera hehe inzoga. Kuki mudugudu atazi icyo kintu? Kuki mudugudu atazi urugo buri munsi rurara mu makimbirane? Urugo mudugudu utabasha kontrola urugo ingo zingahe, gitifu akagari utabasha kontrola iyo midugudu yose iri mu kagari ke, ugasanga harimo ikintu cyo kudakurikirana. Amakimbirane ntagakurikiranwa kuva ku rwego rwa mudugudu, akagari, gitifu umurenge wagasa nk'aho uwakira raporo gusa. Abantu batemanye, gitifu yakiriye raporo na meya yakiriye raporo, gutyo ntago bazi aho byahereye. Numva inzego z'ibanze ba mudugudu bagakwiye gukurikirana, ba gitifu tugari bagakurikirana abo bantu bigize intakoreka b'abagabo bahungabanya umutekano, bica abantu, bakagira uburyo bakurikirana umunsi ku munsi. Apana kumva ngo runaka twagezeyo gusa birarangira, bakicaza n'abantu bakabaganiriza. Ikindi minisiteri zibishinzwe nkamije prof, mbere bari bafite amahugurwa batangaga bahaga abantu, ariko niba ari kubera icyorezo cya coronavirus, ariko bo mu buryo bw'ikoranabuhanga ntabwo twababonye. Bagomba gukoresha za video conference nk'uko ubundi buryo bukora, bakaza mu turere abafite ayo makimbirane, gitifu akaripotinga, mudugudu akaripotinga, bakabateranya bakabicaza bati ubundi habura iki mu muryango bimeze gutya, niba hari n'abakeneye gatanya bakaziba, aho kugira ngo ibintu bizajye kugera aho bigera uzasange amazi yarenze inkombe, ujya kubumva ngo abantu bapfuye. Birababaje muri iyi minsi, abantu bari gupfa cyane. Ngaye nguko wamaze kubyumva inanzo y'ikino kiganiro, reka tugushimira wakoze. Mwakoze cyane namwe. Hari ubutumwa bundi wagenera abanyarwanda? Ubutumwa nagenera abanyarwanda naganisha ku bijyanye n'icyorezo cya coronavirus kiri hanze aha. Ni icyorezo cyatumye ubuzima bw'abantu buhungabana cyane, urebye impande zose, ubukungu, imibereho myiza, byose n'iyobokamana, kuko urabizi n'isengero zarafunze. Ni icyorezo gikomeye cyane. Ikintu abwira abanyarwanda rero, turi mu bihe byiza byo kuba igihugu cyakira urukingo, ruri kugenda rutangwa hirya no hino, nanjye narakingiwe. Ariko ikintu cya mbere abanyarwanda mbisabira, ntaruvuga ngo kuba abantu barakingiwe abandi batarakingiwe, dukomeze twirinde icyorezo. Kuko byaragaragaye ko uko abantu bagenda birinda icyorezo cya coronavirus, abanyarwanda kumvira kwabo byatumye imibare naho tugeze uyu munsi bigaragara ko imibare iri kugabanyuka itakiri nka mbere. Abanyarwanda rero bakomeze kugenda birinda icyorezo. Ikindi navuga nuko hari abagiye bagirwaho ingaruka n'iki cyorezo. Icya mbere navuga ni ukwihangana, uko hose byaranze,
na Bruce Melody nemera cyane yaravuze ngo twese byaranze ubwo rero no vuga ngo ni bwa buzima nyine no gukomeza gushyira mu bikorwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ibindi bikazagenda neza Imana iri guca inzira urukingo rwaje numvishe muri Amerika noneho bo kubera ko inkingo barimo kugenda bakingira abantu babwira bati abantu bakingiwe mu isanzure munagire ubwo natwe izo mpinduka niziza wenda bizakunda ariko icyorezo tugenda tukirandura gutyo abanyarwanda twongere dusubire mu buzima bwacu busanzwe uko bwari bumeze ariko icyorezo twakirinda. Okay, reka tugushimire cyane wakoze ubutaha tuzagutumira tuvugana no ku rubyiruko nk'umunyamakuru nyine wirirwana narwo ndetse ujyana n'ibiganiro n'urubyiruko Imana ikumira umugisha. Namwe mwakoze cyane Kirezi TV. Okay, wakoze cyane gukurikira kino kiganiro wakoze kubana nanjye nge amazina yanjye nitwa Robert cyangwa MC Robert. Reka tuzongere gusubira mu biganiro bitawe nkubwire ngo buri munsi mangufitiye inkuru COVID ikirangira vuba nkushyikiriza n'abandi wifuza jya muri comment bambwire nzaba kugezaho kandi gatsano kuri gatsano banza ukore subscribe ukore na share kugira ngo ibiganiro nzangoa bikugereho umunsi ku munsi ndabakunda cyane.